Ndagusuje mukunzi wacu ari nakora naguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira ukumi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Umuyobozi ukomeye hano mu Rwanda uherutse kuvugwaho imyitwarire mibi mu baturage agiye gufatirwa ibihano bikakaye. Mbese uwo muyobozi yaba ari nde? Mbese ni uwo mu kahe karere? Mbese ubuyobozi bwo bwatangaje iki cyangwa abaturage bo barifuza iki? Icyo ngusabye rero nyabona nuko wadushyigikira ukajya munsi y'amakuru yacu, urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazogera kaza nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gato ubundi tuze tubabwira iby'iyi nkuru ikomeje kuvugwa ko uyu muyobozi ukomeye mu Rwanda wari urimo urarangwa n'imyitwarire itari myiza mu baturage ko agiye gufatirwa ibihano bikakaye bitewe n'ibyo agenda ashinjwa n'aba baturage. Tubibutse ko iyi ari KN Radio. Reka nongere mbaye ikaze rero bakunzi bacu. Iyi ni KN Radio ishakira ukumi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Mbere na mbere iyo ngiye kubagezaho amakuru ya KN Radio ndababwira ati mujye munsi y'iyi nkuru yacu murabona ijambo subscribe cyangwa sabone, muhite mukandaho n'akazogera kaza nako mugakandeho. Icyo gihe muzamushimangiye yuko mugiye kujya muba aba mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Ni umuyobozi cyangwa n'igitifu uvugaho kwaka ruswa abamugana bose mbere yo kubakemurira ibibazo, ngo kuko ubu yatangiye gufatirwa imyanzuro ikakaye. Ubuyobozi bw'akarere ka Ngoma bwemeje ko bugiye gutangirira iperereza ku munyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Rujambara Nyiracumi Alfosina gaherereye mu murenge wa Rurenge mu karere ka Ngoma, nyuma yo gushinjwa n'abaturage kubaka ruswa ngo kuko ngo nta nubwo anatinya n'abahuye n'ihohoterwa. Ibi kandi byababaje abaturage bo muri aka karere bitewe n'ibyo bakorerwa n'uyu muyobozi, aho abo baturage bavuga ko biteye ipfunwe kubona umuyobozi nk'uyu nguyu udatinya kwaka ruswa abaturage bagenda bamugana ngo kandi aricyo aba yarashiriweho na leta y'u Rwanda. Ibi rero aba baturage mu gahinda kenshi, mu mubabaro mwinshi, babigaragarije umunyamakuru wa KN Radio. Umwe mu baturage witwa Uwambajimana Marine wo mu kariya kagari yavuze ko yahohotewe ubwo yajyaga mu kabari, nyirako akamukubitiramo. Avuga ko nyuma yo guhohoterwa yagiye kuregera gitifu ku kagari, ariko akamusaba kubanza gutanga ibihumbi 10 by'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo amukemurire icyo kibazo, ariko yabanje gutanga ayo mafaranga. Uyu muturage mu gahinda kenshi yavuze ati yarambwiye ngo araje agikemure, ariko ngo mbere yo kugikemura ngo ndabanza muhe amafaranga ibihumbi 10 by'amafaranga y'u Rwanda, ngo ninabimuha ngo nta kintu ari bunkorere. Uyu gitifu kandi yavuze ko ngo nyirakabari agomba guhanwa nawe ugahanwa, ngo kuko niba acuruza amasaha yarenze ngo kubera iki wowe ujya kunywa amasaha yarenze. Ubwo umunyamakuru wa KN Radio yagomezaga kubaza abaturage, bavuze ko uyu muturage kandi hari n'abandi benshi bafite ikibazo nk'icyo kiwe afite, aho bavuga ko badapfa kubona serivisi kuri ako kagari badatanze amafaranga, hatitawe ku cyangwa ku cyabaye cyose cyangwa ku bibazo bagiye bajyana muri ako kagari. Umwe nawe yagize ati urebye muri iki gihe ruswa izengereje abantu, ntabwo wajya kwaka serivisi kuri ako kagari udafite amafaranga. Undi nawe utigeze wivuga izina yavuze ko uwo mugitifu cyaho ngo wagira ngo nagahembwa, ngo ahubwo ugiye kureba ngo usanga atunzwe n'abaturage
bitewe ngo n'amafaranga agenda baka umusubirizo. Icyakora nubwo aba baturage bo muri aka kagari ka Rujambala bahuriza ku gushinja uyu muyobozi kubasaba ruswa mbere yo kubafasha, gusa Nyiracumi uyobora aka kagari ahakana iby'aya makuru avuga ko atanazi impamvu abaturage bamushinja ibintu nk'ibyo by'urukozasoni cyangwa bigayitse mu baturage. Kuri ubu kandi ubuyobozi bw'akarere ka Ngoma bwatangaje ko bugiye gukurikirana ibivugwa n'aba baturage kugira ngo niba byarakozwe uyu muyobozi abiryozwe. Abaturage nabo bagomeza bavuga ko uyu muyobozi koko ibyo ngibyo abikora ngo kuko iyo aba atabikora ngo nkanjye ku giti cyanjye ngo ntabwo yari kuba yarasabye ari amafaranga ibihumbi 10 by'amafaranga y'u Rwanda, ngo kuko iyo aba ari umuyobozi urangwa n'imico myiza cyangwa imyitwarire myiza ngo yari kufasha akanyemurira ikibazo cyanjye, ngo ariko na n'ubu ngo amaso yaheze mu kirere ngo ntabwo yigeze agikemura. Ndagushimiye rero wowe wahisemo gukurikira amakuru kuri KN Radio, nanakugira inama imba utarakora subscribe ko wayikora nonaha ukajya munsi y'inkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugera kaza nako gakandeho, icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba kujya n'ahatangwa ibitekerezo ukandikamo igitekerezo cyawe ukatubwira inyunganizi cyangwa ukaduha n'ubundi bufasha bujyanye no kugira ngo urebe ko twazamuka kandi nawe ukazamuka. Mugire umunsi mwiza kandi Imana ijye ikomeza ibarinde.